gushimira mwebwe abaturage bavandimwe kuba mudufashije kuri iki gikorwa gikomeye. Iki gikorwa ntabwo twakifasha twenyine ngo bikunde, ariko bitewe n'uko Imana yatanze umwana wayo akabambwa ku bwacu tugacungurwa, niyo cyatumye yatugize umwe. Uyu munsi tukaba duhuriye urupfu rw'uyu musaza, tukaba tumuherekeje. Izina ry'Imana yacu riragwa icyubahiro. Ubu rero umusaza atarapfa, ataragira icyo gusaza, ariko irage rye yavuze ko azashyingurwa n'umwana witwa Shema Joel. Ari he? Aboye. Ari he? Ubwo rero uwo musaza yavuze ko azashyingurwa n'umwana Shema Joel ubyarwa na Kanani w'umuhererezi kuri muzehe. Ubwo rero Shema akaba ahawe intama. Ni ijambo ryo kubashimira. Yewe ntabwo ntuye muri Kigali. None ijambo mbashimiye ni uko mwitabiriye uyu murimo. Ubu ni ubukwe bw'umukanyuma bw'umuntu uwo ari we wese. Reka dusenge. Urakoze Mana yacu, urakoze kuko warinze ubugingo bwa buri wese kuva mu gitondo dutangira uyu muhango wo guherekeza umusaza tuvanywemo. Tugushimiye ko watuyoboye muri byose, tukaba tugeze ku musozo twese tugihumeka wa gucyubahiro. Urugendo rwe rwo kwisara rurangije, ahasigaye ni aha twebwe abakiri bazima, natwe dushoboze gutegura amaherezo yacu kugira ngo tuzagira amaherezo meza. Dukomeje kuzirikana umuryango mugari asize, usigaremo uzabarinde umwiryane. Tegereje bari inyuma, ariko nabo bari hafi kugera aha ngaha. Bamwe baje n'imodoka, ariko abandi baza n'amaguru, ariko gahunda y'aha ngaha yo yakomeza, bakaza bagasanga gahunda irimo. Ubu rero tugiye kubanza, hari amafanta hano, hari n'ubushera cyangwa se mu yandi magambo amarwa ya Kinyarwanda, ariko nta musemburo urimo. Byose birahari. Mbere yo kugira ngo rero tubifate tunywe, reka tubanze dusenge. Mana yacu, Mubyeyi mwiza udukunda, turagushimye, izina ryawe rihimbazwe. Gahunda zose waziyoboye, none muri aka kanya habonetse n'amafunguro Yezu yaha umugisha kugira ngo atunge ubuzima bwacu, ariko dukomeze kugira impumuro y'ijambo ryawe, kandi n'umuryango wose wihanganishe, ukomeze kubana nabo. Satani yo gutuma biheba, ahubwo twese icyarimwe dutegereze ko uzaza ukatwijyanira iwawe. Aya mafunguro rero ukomeze kuyeza.
ibibazo byabaye aha mwabibonye. Icyo twasaba buri wese ni ugufasha mu by'ukuri, ni ugusenga kugira ngo umusaza wacu Ruberanga Beriyasi aho twizeye ko agiye abashe kugerayo amahoro. Nkaba nsaba rero n'abaturage muri rusange nk'uko tubisanganywe mu muco, gushyigikira umuryango mukawuba hafi, mukawufata mu mugongo kugeza cya gihe bazakura ikiriyo. Ndumva ari ibyo, nta byinshi. Murakoze. Imana iduhurije aha ngaha uriya murimo kiriya gikorwa yagikomeye ntabwo twari kukifasha. Niyo mpamvu dushimiye Imana yaremye abantu ikabaha urukundo. Igikorwa cy'urukundo mukoze mutugiriye, Imana ibahera umugisha. Rwose mu by'ukuri ngo amaso yerekwa bike abandi akirebera. Tekereza neza yuko uriya wavuze ati nubwo wavuga indimi ukavuga n'iza marayika ariko nta rukundo ufite, byose byaba bimeze nka mikoro ivuga irenga, ntabwo yabeshye. Urukundo ni ingenzi, ruhebuje byose. Niyo mpamvu ubona urukundo iyo rwibumbiye hamwe nk'uku nguku rukora ibikomeye. Badutabaye mufashe mu buryo bukomeye kandi muduhaye na peteroli. Biragaragara ko rwose nakoze ibikomeye kuva mu rugo rwa mugiye mwaduhaye mwatubaye hafi kugeza kuri uyu mwanya n'uyu. Ndetse rwose mu by'ukuri n'ibi bintu mubona twifashishije cyangwa se dusangiye, turabishimira uyu muryango imbaga yikoranye aha ngaha. Ibi byose ni mwebwe kubera urukundo, nabyo turashobora kubibashimira. Ubwo rero muri makeya hari abantu bashobora kuba bajya kure, hari n'abandi bajya hafi, hari n'abandi twaba tukiganira, ariko muri aka mwanya gahunda twari dufite ikaba ibaye nk'ayahagarariye aha ngaha, ariko ntabwo byababuza kuba twaganira. Hari abarara, hari abagenda, hari abadusura ejo, gutyo ibyo byose tukaba tubyishimiye. Murakoze.